ubuzima bwa hariya muri gereza mu igororero yitwaga gereza mbere usigaye yitwa igororero rya Nyarugenge hano imageragere umurenge wa Mageragere ubuzima bwaho bwa ubuzima umeze gute nujya muzamenya niba ko ari igororero cyangwa se ari gereza webonye gute ni gereza ukibonura umusatsi nkibonura umusatsi ntabwo rwose ntabwo yabayeyo ahubwo afite ibindi bintu arimo ari gushaka kugira ngo ashaka hazahera ku bitaro kete ntabwo yabonye umwanya wo gufungwa rwose yivuga ko ari gereza ura ni igororero nta muntu ufungwa sohokana umusatsi no gusohoka wageraga ku gipangu usohotse babona ufite akantu k'akamegemeke waba warabayewe mu gihugu cyose nubwo waba warabaye minisitiri uri gusohoka bagasanga ufite akamegemeke ubaho kubona arangiye sura banze bakogosha uzamera wo mu gihugu uhano usigaha umusatsi uhano usigaha uzamera undi ugezeyo urumva rero ni mpamvu ahantu hose no mu buzima tubamo iyo uzanye ibintu by'ubugayi ntabwo igihugu dufite gishaka amagare mbona ntabwo yahindutse kuko ari muri gereza aho bari kwiga ibindi bintu by'amaroketi ubwo ntiyagorewe se tuvuye gutyo none se nyine reka icyo biteye uzavuga ko Jean Paul atagorowe nose urumva aragorowe ntabwo yahise abwira ko atari igororero agisohoka bamubaza ati ndabibutse tubizi neza ko ari igororero bavuga ati jewe uzamenya neza ugezeyo ko ari igororero cyangwa gereza none se uvuga ko yagorowe avuye mu igororero ahubwo ikibazo yaragorowe cyangwa yarafunzwe Jean Paul yageze ngira ngo impamvu yaje yanungunitse icyambere cyo ntiyemera ko yakoze ikosa icyo nicyo kibazo gikomeye nicyo kibazo kirimo icya kabiri yageze kuza mu butabe mu rukiko avuga ko ashobora kuba agirirwa nabi undi kunungunika kuriya ni bibi gute nuko ashobora kuza nkuko twavuga ngo ararekura imiriro ashobora kuza ahubwo akinjira mu bindi bintu bigize icyaha kubitwa n'ubundi n'abandi ufunga umutwe neza umuntu ubu hariya igihe kibaye for example nk'urugero umve n'ikindi cyane ni nk'urugero ntazi sibyo hariya biyogoshesha kabiri mu cyumweru sibyo biyogoshesha ubonye umusatsi asohokanye ni mwinshi ubwo buretse buri haza gufunga ku bwa Kayumba agari amagambo abo yavuze rero niyo mpamvu bavuga buriya buretse ndabizi neza ko habayeyo amakuru ya gereza ya Nyarugenge iyo bantu bita Kayumba Innocent ntabwo yayabura kandi arahabaye ku bwa Kayumba asohoka n'uriya musatsi ku bwa Kayumba ni kabiri mu cyumweru urenzeho umunsi muri Yorodani ntabwo ibyaha biravaho urumva habagamo operation yo kwiga abafite umusatsi ubwo ibyaha byageze birabura muri gereza mu ndani icyaka bari gutunga umusatsi ni gute uyogojeje rimwe mu cyumweru neza ugasanga ni abamonko none uriya ikibazo afite ndabyibuka twajyaga tujya ku rukiko turi kuburana ndabona iyo waje kuburana arangiye naburanaga ku bwisungane rwa Rusoro rwa Gasabo noneho nkahura na ura Bugesera rwisumbuye rwabo nabo ni Rusororo noneho tugahura n'abagororwa bavuye Bugesera baje yes none ukabona abana rwose bafite akantu k'agapenka akantu k'agasatsi kari kumera twe mu mutwe no mu maso harasa none tugatubaza abantu muri barafunze abantu barafunze asinangwa nabo bafite umusatsi ku bwa Kayumba directeur ibyaha byarabuze icyaha kiba gutunga umusatsi kuko none umusatsi ntabwo mvuze umusatsi kore niba yogoshejaga kuwa gatanu ukibeshya ukarenza umunsi ukiyogoshera kuwa gatanu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe yes ikaze kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane twizeye ko umeze neza cyane niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije kandi turagukomeje turongeye turagarutse mu kiganiro cyacu twizere ko rero biri kugenda neza cyane kuri subscribe kuri Golden Brain TV usangize ibiganiro byacu abandi inshuti zawe uvandimwe kuri Satino kuri kugira ngo
bajye babona ibiganiro byacu byiza cyane. Twongeye kubana n'umusesenguzi Nicolas, tuguhaye ikaze. murakoze cyane. Yego, turi kumwe na Kabasha nanone, nawe tuguhaye ikaze. turabashimiye cyane. Ntabwo nshaka kugira ngo tuzifuza gutinda cyane, turaza kwita tubangura ari nako turushaho kwihutisha. Muri iki cyumweru gishize twaje kubona inkuru, ni inkuru yashimishije abantu ariko ntiyashimisha nyirayo bitewe n'impamvu ndetse simbizi. Niyo umunyamakuru witwa Nkundineza Jean Paul, aho yari asoje igifungo, yari yarafatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge n'Amatare Gasabo, ariko n'urwa Nyarugenge, aho yari akatiwe igifungo cy'imyaka 2 biturutse mu cyaha yakoreye uwitwa Mutesi Jolly. Abantu barabyibuka cyane ubwo yarimo araripotinga inkuru yuko urubanza rwa Prince Kid rurangiye, Prince Kid ahamijwe icyaha nawe akaza guturuka ubutabera, akaza nyine kuvuga amagambo atari meza mu kiganiro. Ubundi nakubaza Nicolas, bigena bite kugira ngo umuntu ufunguwe asohoka atishimye? Nta nubwo mbizi niba yarasohotse atishimye, wenda siwe gusa nkubajije. Bigenda bite ubundi kugira ngo umuntu asohoke aba yasohoka atishimye bitewe n'igihe yari amaze? Ndumva bitashoboka. Uruhande rwa niko byumva, keretse aba yarakunze gereza. uruhande rwa niko byumva kuba umuntu yasohoka mu ngoro atishimye. Uyu nyine ubisobanuremo na buryo bwanjye. Mpamvu mbivuga ko nanjye narafunzwe. Mbivuga rero nk'amarangamutima nk'umuntu byabayeho. Ko byagenda kose urimo hariya muri gereza n'imbere n'igororero, umva no kugira ngo abantu bazabyakire ko ari igororero nabyo urumva nabyo ni ibintu bigomba kuba byanatinda. Ariko muri gereza abantu baba babaye, abarimo imbere. n'igihe ufata n'umwanya hagana amasaha yo ku mugoroba, hagana amasaha 10 shira saa 12, abantu bamaze guhisa n'abafata ifunguro cyane mugoroba. Aho yabivuze ngo iryane mugoroba se ese bijyane mugoroba irya saa 6 abaho cyangwa ntirimo. Nubwire nyine ko wabaye wivuga ikibazo wivuga ngo iryane mugoroba ngo niryaryari urya barya rimwe ifungo nirimo. Kandi sinumva gusa ngo ni mwigororo gusa, ngira ngo ahantu hose ahuriye abantu, ngira ngo no mu gisirikare nirimo bafata icyo bita breakfast, sibyo? Abo mu gisirikare nabo barya kabiri. Reka twikomereze. Ntabwo uri ikibazo nuko hano bivuga wese dore impamvu, nuko impamvu mvuze nuko navuga ngo muri gereza mwigororero ngo barya rimwe ngo barya iki, ibintu bigateza ikibazo, sibyo? Ntabwo ari hariya gusa abantu barya rimwe, sibyo? N'uburyo buzima kurya neza ni rimwe buhuje n'icyitwa kwikurinda amagara yacu kugira ngo abe mazima. Wenda ukarya neza nk'uwigaburira bihagije, iyo breakfast twari gitunganije, wajya kurya ugafata ifunguro rifatika risobanutse. Icyo gihe nibwo uri kurinda amagara yawe. Ubu impamvu ndabivuze, abakire nijoro ntibanarya. Yes. Ariko ubu ndabivuze wako mvuze ngo barya, umva kajemo ngo barya rimwe n'ubundi funguro ni rimwe. Ubona mvuze ngo bakimara gufata ifunguro hari ukuntu uranganye we yamaze kwiyakira, sibyo? Uzi ibihano ukora, uzi n'igihe bizarangira, uri mu migambi yuko uzitwara umaze gusoza ibihano byawe. Ururanganyamo amaso ukagenda ukajya nk'ahantu abantu bicaye bari kureba televiziyo, ukabona abantu bababaye, n'umuntu uramureba mu maso kuko ukabona arababaye ariko kureba televiziyo. Abareba televiziyo ariko ishaza bariho. Umuntu wese ufunze bari kwishaza. Ababaye gusa nyine ntabwo ari bose. Nabwiye ngo ari ibyiciro, sibyo? Hari ukujyaho ukiyakira, sibyo? Ariko kwiyakira no kugira ngo ni ukubanza ukemera yuko wahanwe bikwiye. Uri kujyana uhanwa bikwiye, ushobora kujyayo
iyo ugize umugisha ukajyayo ugiye kwiga neza ushobora kujyayo wenda kuko cya mbere kurengana simvuze ko bitabaho kandi si ntizabura abarengana iyo ushaka kuyakira kuhigira kabona ubwo ikikujyanyeyo sibyo ushobora gusanga warenganaga ariko hari abazaba usangayo bafite bya bindi wakorerwaga mu bwihisho byo byagaragaye bari aho ngaho iyo uri umunyabwenge ubona ko hari ibindi byinshi byabaye byarahakuzanye ukaba utarahaje ukagira umugisha kuzanywa n'icyo ngicyo ntiwite yuko urenganya kuko hari benshi hari bya byinshi uba ufite wowe uyizimo ukora wagera ugasanga umuntu yarabihaniwe ariyo icyo gihe rero bigufasha kugenza gute kwiyaraho ati kabone n'ubwo iki ngiki nanje ntagikoze kiracyari bunzanye icyo gihe bigutuma ubasha kwiyajya avuga ati bino bihano nimbirangiza uko nzitwara muri sosiyete kiriya ntabwo nagitinyaga ariko nzajya ngirane nzajya ndagitinya noneho bigatuma ubasha kuba ko yakiriye utemberamo ureba uko bimeze aho nibonera ko abantu babagenje gute ndababaye ni ukuvuga rero kuvayo urakaye yenda turi bisangamo imbere uko turi bukomeze warafungiye ubusa iyo usohotse urakaye warafungiwe ubusa uba umeze nk'umuntu utaragiye rwose oya uvuze iki oya gufungirwa ubusa no kuvuga ko uba warahohotewe cyangwa uba warahabereye ubusa nta n'icyo waramazeyo bari kure gukomera iyo ngiyo ukagomera ibyo ngibyo gusohora urakaye ufite akantu k'akajenyori uzize abantu bakatiye zero sibyo batanabyemera ndabasanga baranarenganye ntawamenya batese no badateze no kuzagaruka wowe ugira ayo mahirwe kandi ufite utwa twinshi wakoraga none usohotse uragarutse usohotse wanungunitse ubundi wabereye iki kandi buriya mu bintu byarasesi ni ibintu bitatu pe njye nahakuye by'ingenzi byamfashije ushobora no gusanga nduyu ndi gutanga poroduwi simbizi niba ari nziza ariko kuri njye mba numva mbohotse mba numva ari sawa sibyo mu mutima wanjye ni ibintu byamfashije njye nahigiye ni ibintu bitatu njyewe nakuye by'inkingi numva njye byanyubatse numva nikora abandi uwo ndi wo kano kanya ikintu cya mbere kimwe cy'ibanze njye nabanje kwiga n'umutima wawe iwanjye ni ikintu bita reconciliation ukwiyunga n'umutima wawe kwiyunga n'umutima wawe ukanataba ufite diro yo kwiyunga na sosiyete uri kujyana niyo mpamvu rero bumva na leta yacu yita ku kintu cya mbere cyita reconciliation kwiyunga n'uwaguhemukiye nubwo byabaye mwiheranwa n'ibyo sibyo nibura yarakwiciye byiguherana nayo ngo bimuherane muha imbabazi wowe banza uruhoka ariko ari ikintu bita kwibabarira wowe banza wibabarire ko ntabwo uri butange imbabazi aho utari babarira noneho urumva ikintu hakuye ni ikintu bita reconciliation urumva kumva ko sibyo ntawabimukiye yana amakosa kabone n'ubwo ahubwo hari menshi nari mfite agatumye ntinda n'iriya nkoze saba ariyo sibyo ubwo nsohotse mbere na mbere wansuye n'utaransuye ntacyo mushinja kuko ntawe wari utegetswe kunsura sibyo kabiri ndi kwihuta ibyo bita reintegration kwisanisha na sosiyete usohotse usanga sibyo kwisanisha nicyo kintu bisaba ubwenge bwinshi aribwo uriya mwana yakoresheje nabi icyo bita kwisanisha nk'ubu akantu yavuze pe ni aka interview gato cyane katarengeje iminota 5 zihurira ibibazo bitatu wowe byarangiye wowe mbaza uri kariya kantu ari ikintu bita reintegration yisanishije nabi karapfuye kwisanisha impamvu bisaba ubwenge bwinshi sibyo ntabwo ubuzi ahantu umaze imyaka 2 uhanze bimeze biti wizubere kuwuriwe kandi abuje ari sose tugiye kubana nabo utaruzi ni nshyashya nubwo yibayemo ariko ni iki kandi kugira ngo umenye ko ari nshyashya banza utuze abwira ati ndaje ntuyigaragaze uko aha urakoze cyane ndagushimiye yego ku ruhande rumwe Nicolas nibyo twari turimo tuganiraho
Jean Paul muri speech bamajije bati bimeze bite mu igororero ati umunsi wagiyemo uzamenya ko iri yari gereza cyangwa ari igororero ariko ni gereza. Uruhande rwawe nawe urako mu busesenguzi bwawe ukora ubona yari gereza cyangwa ni igororero, uwazanye iyi mvugo birahwanye cyangwa ntabwo bihura? Izina gereza ni izina rya kera mu Rwanda, ni izina rikuze. Ibohero mu Barundi bavuga ngo ni ibohero, ariko bo ntibabihinda bemera ko General Bunyoni ari mu ibohero ngo yarashaze n'ubu ngo abantu bajya kwihisha. Imana imutabara twikomeze. Noneho kamera nka damari noneho karakanyuzemo. Igororero ni inyito ya vuba ariko ifite igisobanuro cyimbitse cyinjiyemo ku buryo urumva gereza, sinzi niba ari Ikinyarwanda. Gereza urani Ikinyarwanda? Ni ijambo ry'Ikinyarwanda. gereza ashaka kuba ari iritirano. Buriya si iritirano, ntazi icyo risobanura. Iva ku iyo nshinga. Niyo uvuze gereza ntabwo simbizi, ariko igororero hari igeragezwa, hari ukugerageza, hari n'igeragerezo n'ibigeragezo. buriya wenda nakanyuzamo ariko tuzamenyaho igisobanuro cyaryo, ariko igororero rifite igisobanuro. Kuko ubundi umuntu wakoze icyaha ntabwo burya leta y'umujugunya n'ikimenyimenyi n'imwitaho, naho hantu ari niyo yahateguye. Ndetse hari icyo nari numvise yuko abantu bari ubu dufite abantu benshi bakoze jenoside yakorewe Abatutsi bari kurangiza ibihano, mbere yuko bataha baraganirizwa, none bakazajya muri sosiyete. Nibyo umuvandimwe yavugaga akabasha, bagomba kwiyunga nabo ubwabo nabo basanze no kumenya uburyo biyentegeramo muri iyo sosiyete. Avuye herero, avuye kugororwa, ntabwo yari yaratawe, ntabwo yari umuntu wohereye ahantu, oya, ni umuntu wananiranye muri sosiyete, amategeko amujyana kugororwa. Inyito nyayo rero ni igororero, ni igororero rwose ni inyito nyayo. Uvuga ko ari gereza atanga ubuhamya bitewe n'uko ahavuye, ni ukwibeshya cyangwa ni impamvu ze runaka babivuze? Impamvu ze ati gute? Ahari abantu ntihabura urunturuntu, kandi ngira ngo nahariya mu igororero haba ari imitwe y'abantu itandukanye bafitanye, kandi baravuga ngo ihene mbi ntawe yizirikaho nziza. Ushobora no kujyamo hariya yewe wari umeze neza, ukazavamo uri na ruharwa bitewe na sosiyete wasanzemo cyangwa se no kutamenya icyakujyanyeyo. Impamvu mbivuze hariya, ngira ngo bajyaga batuganiriza bano bantu bose tubona bakora ibyaha by'indengakamere tubona kuri social media, kumva yishe umugore we aramukubita ifuni, mbega urumva byaba bizamuye, yanashinyagurira umubiri, baramufunga bamukatira burundu cyangwa mukatira kugumayo bamugana no guherayo, n'umugani w'Abarundi ngo no guherayo. Aragiye, nta muntu ugira shambure yiwe, ufite uburiri bwa gitanda cyawe biba byegeranye nyine, bakakwegeranya. Wenda we wakoze icyaha bita ubuhemu, kuko nacyo ni icyaha mu itegeko nshinga ryacu. Udufaranga tw'umuntu, umuntu yagutumye kumugurira gaze, ugura amakara, aje asanga uri guteka ku makara kandi avuye ngo ugure gaze, amafaranga wayagumanye ntabwo ujyana muri RIB, ubwo ni ubuhemu, kuko baguhaye ikintu gikoresha mu buryo batakubwiye, icyo ni ubuhemu. None barangiza bakuraranye
na wa muntu wakoze cya cyaha kiremereye kandi uwo muntu ntafite gahunda yo kuzagenza gute kuzataha burya ubundi baba bararana cyangwa umuntu wese agira gatanda gatanda nyine ni uburiri kugira ngo wabonye Asihe. wabaye muri interina hari aho biba bigeretse ngira ngo gatatu aho nabaye muri interina ni kabiri hari aho ni gatatu kandi noneho namugeretse nyine ikibatandukanya ni maturesi Hejuru yawe inyuma yawe hari umuntu. ni matora hano ikarangira bagashyiramo akandi kantu nka santimetero nka 30 cya veni hirya akaba zo gushyiramo udukoresho twawe hirya hakajyaho indi matera Muri make nyine mwagane nta kintu kimwe kibatandukanye uvuga hano ukareba nko muri metero 50 hose ureba ukuntu bagenza gute ko baryamye urumva rero muri gukora uburoko niko babyita muba muganira ibyabazanye abazataho ko sosiyete izamera abo mwazizeho bakwiye kuza abo batwariye abagore nizo nkuru ziba zihari niyo binjiye mujya kureba bagenda ko bamujyanye baratwite ndetse se shange ko nazindutse wumva gutazaza njye narazindutse uje nyimburangije yo mbwira tukazana nibyo noneho bigatuma nugira ibyaha ugahura n'umuntu mubi nawe akugira mubi noneho hariyo abantu bajyaga banatuganiriza ndetse ko nyine bageze bakagera batuganiriza ibintu bikagera bisa n'abijya ku murongo ibiganiro bikaba byinshi ugasanga umuntu hanze yazize politiki yo kuvuga nabi igihugu sibyo nicyo cyahazira cyangwa arazira guteza imvururu muri rubanda n'ibya byinshi tubona yageramo hariya nabwo akabikomeza ku buryo umuntu abaza nk'umuyobozi ati se nkawe agiye ngombwa iyo bikurikiranye rwabo ko nakujyana mu kasho akagutandukanya n'abandi naho abamendi kasho sibyo baze wavuye hanze sibyo uzira ibi byaha waje hano ngo witekerezeho ahubwo nawe uri kubikora uri kubyinjiza he mu rubyiruko rugusanze hano impamvu naho mu imbere nabamo iki habamo andi mategeko niyo akugonze nabo bagushyira mu kasho niyo navuga ngo rero ushobora kujyayo wahura n'abantu babi uzabona umwanya wo gutekereza icyakujyanyeyo ngira ngo hari na nini iyo unagiyeyo uri icyamamare uzwi wavuze ku maradiyo ujyeho bagutegereje naho uzaryama barahagutegurira abumva ibitekerezo byawe bumva naho waganishaga n'ibyo uzize n'ibyo bazize ujya ku muntu ukababizi itariki uri bumanukireho baba baraguteganyirije aho uzarara aho bene wanyu muhuje ibyaha bagusanga kuri otogaride bakagutwara bakubwira ati ugomba kubana tukegerana tukaganira mu gihugu bimeze bite se shahu uzize iki icyo gihugu cyabamaze se sha namwe muri kuza yene naramwe munganize nabisekerera ikari twe twaje se shahu mwe muje gukora iki ubwo ubonye umwanya ziragufata cyangwa bakagufata bakagukonvenga urumve bagukonvense hari igihuba mubi mwari abantu rwose pe bigize aba polisi analyse abantu banaliza politiki y'igihugu batanakirimo urumva iyo rero biguye muri umuntu w'umuhanga utagize ubwenge bwinshi usohoka wararangiye usohoka n'ijinyori n'umujinya nka biriya se kanze mubwire umuntu bita uretse gato umuntu bita wenda ntabwo ndi kugira umuntu bita Nelson Mandela yese bafunze imyaka myinshi akaba perezida bari igitabo yigeze yandika avuga ngo niba sibyo mu gihugu cyawe utaragifungirwamo imyaka byibuze 2 ushobora kuba utari umunyagihugu wa nyawe ukante naragasomera wenda baranambeye igitabo bakidusomera amahugurwa yo turimo muri gereza sohotse iyo gitabo ndagishaka ndasoma bandabibonye mbona ko yarabyanditse asa se no kubera iki nuvuga ngo hariya ubaye nk'uwitaruye sibyo ubaye nk'umuntu witaruye ubukurira ikintu igihugu ku makuru ubuzi icyaha cyakujyanayo ubuzi n'icyagukura iyo ubonye umwanya n'umwanya ubonye uzi kugira ngo icyiza natanabonye hariya urumva Nicola kimfashe n'abantu wenda ikintu cyagufasha hariya urabona dukura turi abana sibyo tugakura imimero yuko tuzabana tubikwiye ku babyeyi cyangwa uko twisanze muri sosiyete none usubiye hariya ikintu naje kuhavomba ushobora kuhakura ubusubije bwana
icyo usubije bwana ubusubijwe bwana forumata uko bigize n'umugisha utangira bundi bushyashya icya mbere hariya ubutekerezwa uri umuntu w'umugabo ntubugura amazi sibyo nta stress ugira z'ubuzima nyine ikibazo wenda kubera kuba warataye inshingano usize hanze hari ibintu biguhangayikisha cyangwa ugahangayikishwa n'urundi rwego wakora ugezeho nuko waba uri kuba ku cya mbere akenshi na kenshi ikintu cyabaye itegeko nibwo kivuna nibwo abantu bagitinya ni ukuvuga ngo hariya rero uwabaye cya mbere ntukodesha inzu amatara ntateze kuzima ntawe ugura umuriro nta randi rodi nta bya restauration ngo urashaka ibyo kurya sibyo ni ukubyuka ukarya ukaryama ukajya kurya iyo ugize umugisha uba utangiye bwana iyo ushatse uhera bundi bushyashya ukamera nk'uforomata ugasohoka urundi muntu mushyashya twigire kuri Jean Paul ku buryo wabonye asohotse nk'umuntu wabayeho n'ikibazo ikintu navuga kuri Jean Paul iriya memere yasohokanye sibyo akari ku mutima kandi ngira ngo abantu bose bari kubikoraho inkuru bari kuzimukoraho cyane umutima yasohokanye Jean Paul ntabwo mucireho iteka ntabwo ndi mu mutima we sibyo sinzi abantu abonye bamukozeho ikiganiro hagati rwose Jean Paul sibyo turakwingenza turakwemera nk'umunyamakuru ikiganiro n'abonye bamukozeho kuri 3D rwose utubabare nk'umuntu twubaha yes no kuri mwe yakoreraga ni kuri byarasaho ntuzijandike wigerageza gukomeza kugenza gute kwijandika barongera bagira ngo Mutesi Jolly bamugaragaza ko ari nk'umuntu ujaje guhangana se werega ari kuntu bamubonye kandi inkuru za Jean Paul uko bamubonye uko wamubonye jewe uko namubonye ari ukuntu ushaka kugira ugashaka kugisasira ukoresheje iby'abandi yewe nkoresheje ibyanjye urakoze cyane iyo nkoresheje ibyanjye Jean Paul ntabwo yahindutse kuko ari muri gereza ahubwo yari kwiga ibindi bintu by'amarokete agiye kutuzanira rega abanze wumve sino kukubeshya Jean Paul mwitege mu marokete andi yandi kuri YouTube imira agiye kurekura simbizi azaherekwa ashobora no gushingurwa akareka kongera gukorera kuza abandi akarekura rokete kubera ko impamvu nabwo ngo akantu bita reconciliation ntako ni akantu n'abantu bari kugerageza kukamwigira babwira Mutesi Jolly ati rwose umuntu yaje ariyunga n'umuntu kandi amaze wakiyunga n'umuntu kandi amaze gukora uburoko bw'igihano yaguhaye muri yunga ngo bigende bite ahubwo ko niko gaciro uzi gutandukanya tuzi kubivuza n'iby'amateka kandi ibyo ntituze kubivuza umuntu mwagiranye ikibazo muri ribu ntiyaje ngo kwandikira urupapuro rw'imbabazi kandi wagiye kuri dosiye ye ntiyaje muri ribu ngo agure urupapuro ntiyaje muri parikingi agure urupapuro ntiyaje yaranakwihoreye umuntu murihuza ngo musabane imbabazi ziwe none se ikibazo ni kimwe Mutesi Jolly we kereka wemeje yuko urukiko rwamurenganije atamwatatse nyine ukwiye gusaba imbabazi ni ukwiye gusaba imbabazi ni wakoze icyaha mu gihe kandi hari nta muntu ukwiye gusaba imbabazi ninde ukwiye gusaba imbabazi ahubwo abashatse babana nk'abanyarwanda bo babana ariko nyiri icyaha yaragihaniwe arasaba imbabazi ngo bigende bite kumva Mutesi nawe yakorewe ikosa ahabwa ubutabera nawe ntabwo ategetswe kujya kumusaba imbabazi kuko ntiyamubeshye erega twese burya nuko dukorera abantu ibyaha bakaba batabizi ntibajye kuturega kibazo dukorera amakosa mu bintu byinshi tuvuga nyine nakanze nkubwira ku buryo umuntu abonye umwanya akakurega twese twajya mu magereza banze ubyumve ariko nta muntu wo gusaba imbabazi hano simyanze rwose biri kujyana kandi buriya ku bana nubwo abantu babyita ngo ni ishuri ritoya ni ishuri rikuru kandi riravuna sibyo kuko we nakomezanya ijinyori biri kujyana bino bita ijinyori yuko yakoze uburoko bwa Mutesi Jolly bw'ubusa we n'uburoko bw'ubusa none se ubw'ubusa mu gihe we yumva ko ari ubw'ubusa ariko ubundi twibuke gato ntago abyemera neza urumva icyo urukiko rwakoze rega niyo bahita igororero atari gereza
icyo urukiko rwakoze sibyo ntawe wavuze ngo genda ugume hariya kuko warakurikirana ubwo ntiyagorewe se tuvuye gutyo none se nyine reka icyo biteye Uzavuga ko Jean Paul atagorowe. none se urumva aragorowe ntabwo yahise abwira ko atari igororero agisohoka bamubaza ati ndabibutse tubizi kuko ntabwo neza yagorowe tubizi neza kuko ntabwo ko yo mu igororero ari ari igororero bavuga ati jewe Uzamenya uzamenya neza ugezeyo ko ari igororero cyangwa gereza none se uvuga ko yagorowe ati yongera ati ngivuyeyo ngiye mvuye muri gereza Twavuye muri gereza. Bivuga ko atari kandi avuye mu igororero wese mu Rwanda correction Zambesi. avuye mu igororero none se avuye mu igororero ahubwo ikibazo yaragorowe cyangwa yarafunzwe Yarafunzwe kuko ntiyemeye kugororerwa. ni so mu magororero nyine so wafungiye Iyo utemeye kugororerwa uranafungwa ariko. ahubwo icyo nshatse kuvuga ngiki Jean Paul yageze ngira ngo impamvu yaje yanungunitse icya mbere cyo ntiyemera ko yakoze ikosa icyo nicyo kibazo gikomeye nicyo kibazo kirimo Urukiko rwamuhamije icyaha. icya kabiri yageze kuza mu butabe mu rukiko avuga ko ashobora kuba agirirwa nabi uko nigeze ukavugamo ndabyibuka noneho rero impamvu yavuze ngo mvuye muri gereza Yaranakubiswe rega no muri gereza. reka mbigusobanurire ese nkubaza impamvu yavuze ngo uretse nkubwire impamvu yavuze ngo mvuye muri gereza mu mateka mu matwi mu mitwe y'abantu mu mitwe ya twese tuzi ko muri gereza rimwe na rimwe wahariraga n'inkoni urumva zaba izi zo kuri komine za Kasho ndetse na ziriya nkuru za santarari warakubitwaga iyo warebaga nabi noneho rero ubwo nakane ngo yagezeyo arivugira imbere y'ubucamanza ati ni iki giti ubwo rero hari niyo mpamvu yavuze ati simvuye mu igororero yamvuye gereza niyo mpamvu ariko ubundi kunungunika kuriya ni bibi gute nuko ashobora kuza nkuko twavuga ngo ararekura imiriro ashobora kuza ahubwo akinjira mu bindi bintu bigize icyaha agasubirayo bidatinze Jean Paul akaba yakongera gufunga. none se ukoze icyaha kikugena imbere y'ubutabera bukagukatira ntiwafunga yasubira mu cyo yise gereza ariko uvuye yejo. umuvugizi wari nkunda amagambo akunda kugira ati mumenye ko ibyo bintu harimo ibigize icyaha kugira ngo abyemere neza kugira ngo haranahabaye si ko hari n'abana bataha bakagaruka batari bagera no ku macumbi yabo abatashye asohotse kubera kudahinduka wenda ari umujura akicara ari gupanga ubona najyaga mbabona bagati mboye hano ngiye kubirangiza ndatashye nta kintu mfite imiryango yanjye iba mu cyaro imyinshi yarantaye ntibanansuye hari hanze ngiye nzahabane sibyo wagapanga ahantu azanyura ihene iziritse akayihitana iyo akayigira igishoro kimufasha kugira ngo yongere asubire mu buzima ubwo iyo atashye akayihubuza ateraho harabaza kugira ati rwose pe ntabwo nageze mu rugo aya mategeko ntajenjeka agisoha ari gusokora hano ukuntu bari gukura mu bitabo baguhereza n'ibyo wazanye waragiye umazemo imyaka 10 usohotse utwo wazanye niba ari agatelefone karavuye kuri 6 ahantu bafunze igikorwa tugikoresha bwa gatushe kaba kagihari waba wataha agahita ibyo wazanye cyambere ubuze itariki winjiriye baba ati winjiye ryari kandi barabibika uretse nk'ibyo bimura igororero wenda ni nakanyuzemo barivana Nyarugenge barabyimura kuko niba baguhaye transferi utwawe twose ujya mu yindi utwawe twose tumenye ni umukandara ushaje n'agatelefone kahumye aya n'umugabo muri make Jean Paul no gusubirayo ati ni ukuvuga ngo uriya mutima yazanye kandi avuye hariya n'iriya mimerere kandi amenye neza ko bavuye hariya twebwe turi kumureba no gusanga ari duhanze amaso kibaza nk'undi yarahindutse ni impamvu tumanze amaso niko turi kumuganiraho none se urumva nyine zo twakabaye tumuganiraho se dufite abandi twahaganira kuba tumuganira no kuvuga ngo twe tumuhanze amaso
akana ari bukubite hasi tukabona ni rokete nabwo turagaruka karasamirwa hejuru karasamirwa hejuru rwose niyo mpamvu mubwira ngo ikintu bita reintegration nicyo akeneye kano kanya kuko numva imyaka 2 hari ikintu cyinshi kiba kigiye nta nubwo yari akwiye kwihutira kujya none ikibazo yakaretse no kutwereka yuko atavuye mu igororero avuye muri gereza nagara kanavuze ngo yarakubishyo navuze ngo yatewe igiti yabyivugiye hari yakaze kanze nkubwire ngira ngo haraho ntabwo urahaba ngera namazemo iminsi uriyo rwose hariya ko nta cyaha kiza mu kindi cyaha sibyo ntabwo barakujyana muri gereza bagushire muri dosiye wongereho ibindi benda bya nyine byaje ubu ngubu nabyo bivutse vuba biri guhinduka igororero hari umuntu ababwira ngo kera akirimo ibintu nyine igororero kiraho uzi neza ko dosiye yanyu ngo nta yindi yakongerwaho bayipfundikiye ngo barayipfundikiye ubu rero wambona ubundi nk'imyaka yanjye nkora ndayizi wowe nkora ibyo bigoroba rero ni ukuvuga ngo uzanye ku kantu kuko habagamo n'ibintu by'urugomo se koko yanabigukorera mbese ugira ngo bano bantu bagiye bisha abantu ukeka ko ari amaraso yo kwica umuntu aba yaramuvuyemo ntabwo yabikora wenda icyiza cyakora ko abantu babegeranye n'umuntu ku wundi baratabara ntabwo yabona uburyo cyarakibamo urugomo abantu batari babikurikirana ngo ryitwe igororero niyo mpamvu ubona barihinduye n'igororero hakibamo n'ibiyobyabwenge abantu baratungana hagati mukubite vuba vuba abantu batari bazi tugira vuba vuba tunatinda abantu bakagira ati mukubite abantu batarajya tugira vuba vuba urumva rero nabyo byaje gucika ni ukuvuga ngo iyo ugeze hano ukitwara nabi sibyo bakujyana muri kasho kandi iyo kasho urumva aba ari kasho kugira ngo byibuze nawe nubwo uri muri gereza nabwo ubashe kugira gute kwitekerezaho kubera ko hariyaho rwose ibihano byaho sibyo ntabwo byo gufata mu kibuno ibyo muri kasho ntibyo baragufata mu kibuno sibyo abantu baje kugororwa baje kwitekerezaho basize imiryango yabo basize ibintu byinshi hanze bikomeye hari amaporoje bari gupfa sibyo ari kwitegerezaho wowe urimo uramusagarira kubera ko waje uzira ibyo wanagiyemo utanabizi kujyana ushatse kuba umukoresha nabi icyo gihe baraguhana rwose nose nkamubaza nta muntu uvamo sibyo akagoreza ati pe iyo ugezemo hariya ni inama nagiraga hariya ugezemo hariya ukitwara neza ukitonda ukamenya icyakujyanye aho weretswe niba ari kujya kuranshi niho niba ari kujya gufata amaguma cyo bita ubuyi n'ubuyi kamaguma sibyo niba bavuze ngo ni inama bivuga ngo ni inama nguryana sibyo dore ikibazo bazira hari umuntu ugerayo urabona hari abantu bagira kamere z'ubugayi sibyo yagira n'ubundi agakomeza akabigaye kandi urajya kubigaye ku muntu ukatiye burundu uramwigiraho igaye niba wakuza ajya kubaza urigira igaye njye nagusanze iwanyu uko nanjye ndi muri ibi bibazo nanjye naje nagusanze iwanyu niba uri gushaka kwigira igaye wagiye ukajya kubyigira mu rugo rwawe rero mwasunikana bagupushinga narakubiswe ubuse ko nabaye mu gihe ndetse kibi cyane ko navuye nta giti ndi ukubitwa n'ubundi nawe ufunga umutwe neza umuntu nk'ubu hariya igihe kibaye for example nk'urugero umve n'ikindi cyane ni nk'urugero ntanzi sibyo hariya biyogoshesha 2 mu cyumweru sibyo biyogoshesha ubonye umunsi atasohokanye ni mwinshi ubwo buretse buri haza gufunga ku bwa Kayumba agari amagambo aba yavuze rero niyo mpamvu bavuga buriya uretse ndabizi neza ko abayeyo amakuru ya gereza ya Nyarugenge iyo abantu bita Kayumba Innocent ntabwo yayabura kandi arahabaye ku bwa Kayumba asohoka n'uramusatsi ku bwa Kayumba ni 2 mu cyumweru urenzeho umunsi muri Yorodani ntabwo ibyaha biravaho urumva habagamo operation yo kwiga abafite umusatsi kuko ibyaha byageze birabura muri gereza mu ndani icyaka bari gutunga umusatsi ni gute byogoshera mu cyumweru neza ubasanga naba monko none uri ikibazo afite ndabyibuka twajyaga tujya ku rukiko turi kuburana ndabona iyo waje kuburana ranjye naburanaga ku bwisungane rwa Rusoro rwa Gasabo noneho nkahura na Bugesera rwisumbuye rwabo
nabo ni Rusororo. Noneho tugahura n'abagororwa bavuye i Bugesera baje yes. None ukabona abana rwose bafite akantu k'agapenka, akantu k'agasatsi kari kumera, twe mu mutwe no mu maso harasa. None tugatubaza bari abantu bari barafunze. Tubona bari abantu bari barafunze. asinangwa nabo bafite umusatsi Kubwa Kayumba directeur. Ibyaha byarabuze, icyaha kiba gutunga umusatsi. Kuko none umusatsi ntabwo mvuze umusatsi. Kore niba wiyogosheraga kuwa gatanu, ukibeshya ukarenza munsi ukiyogoshera kuwa gatandatu. Ku cyumweru ni muri Yorodani, hafi Yorodani kinini, ukajya cyamazi mbese wajya kubatizwa, numva kubatizwa nuko baterera gucubizanya barabizi none se no kubeshya rwose uhabaye arabizi. Ni mu gitondo saa 11 wazindukiraga muri ayo mazi, barazaga ahantu ryamaga bakuzi ko wanditswe ko wigenze wanungunitse. So kugira umusatsi nuko nungunika, kwiyogoshesha bari kujyana ibyo rwose ni ubuntu. Cyambe ni ugutonda umurongo, sibyo? Waba wageze wenda umurongo ukaba mwinshi, kwiyogoshesha wari ubuntu. Niba wageze umurongo ukaba mwinshi, uwo munsi wajya kwiyogoshesherezaho ukarangira utagezweho, ujya kwa mudugudu ukabivuga. Byagenze gutya, impamvu icyo ni igitugu. impamvu ntiyogoshesheje ayo mbase ubu noneho bimeze bite? ayamba innocent yarafunze. Noneho rero kubera nyine icyo kibazo, urumva kubera icyo kibazo wowe wigiraga inama ahantu uri mu gitanda cyawe, ukigira inama yo guhinduka, nta wundi muntu muganiriye, baba ninahinduka naho ntabwo nzahava. ubwo se wagufunze cyangwa wari kugorora? Yes, ibyo simbizi. Kayumba yarafungaga cyangwa aragorora? Cyambere ni gororero, kandi rega icyambere turi kujyana hari abarimo abantu bibyihebe bafunze umutwe, abenshi twabonye n'amategeko, abenshi ntacyo leta yatuvugaho. Ahubwo ati rero umenye neza ko mugiye kujya muri society, turi kujyana. Urumva nibyo nakubwira ngaho sibyo? Kuri Jean Paul ukibona uramusatsi, nkibona uramusatsi ntabwo rwose ntabwo yabayeyo. Ahubwo afite ibindi bintu arimo, ari gushaka kugira ngo ashaka azahera ku bitaro kete. Ntabwo yabonye umwanya wo gufungwa rwose. Yivuga ko ari gereza uranyugororero, nta muntu ufungwa sohokana umusatsi. No gusohoka wageraga ku gipangu usohotse, babona ufite akantu k'akamegemeke, waba warabaye we mu gihugu cyose, nubwo waba warabaye minisitiri, uri gusohoka bagasanga ufite akamegemeke, ubwo ko unarangiye sura banze bakogosha. Uzamera wo mu gihugu uhano usigaha umusatsi, uhano usigaha uzamera undi ugezeyo. Urumva rero ni mpamvu ahantu hose no mu buzima tubamo, iyo uzanye ibintu by'ubugayi, ntabwo igihugu dufite gishaka amagare ngoye, ntabwo gishaka amagare. ni mpamvu rero uriya muhungu turamurindiriye, ubwo nagera vuba dusangize ibyo akuyeyo. Nkatwe twahabaye tunaherukayo, sibyo se? Naze adusangize ibyo hakuye. Gusa n'ijandika byo amategeko arahari, sibyo? Ayamujyana ntabwo tuvuze ngo ni uburenganzira bwe. Ahantu umuntu umwe nigeze nabwira umuntu umwe nabwindisha, none ndabona narahindutse, rero umucungagezi nzi banagiye none pe mba narahindutse. Uzwo nambwiye ntiwabyihoreye hinduka cyangwa ubwira nabwine pe, wari tunaziranye ari umucungagereza, ari umucungagereza tunaziranye kuri iyo ngoma ya Kayumba. Nabwindisha sinzi ko namusujeho umuntu twabanye n'umwana ari umuroko, icyo gihe nambaye za derenga, nabwindisha ko bagira ngo iki none narahindutse. Arandeba ati ubundi wabiritse wabiritse uri guhindukira iki? hinduka cyangwa niyo mpamvu rero ni ubuzima bwiwe, amategeko y'igihugu ari kutureba, nta n'umwe atareba, sibyo? Niyo nama namuhereza, kandi njye urumva nibona icyo gitekerezo natanga kuri Jean Paul Nkundi neza, nahinduka cyangwa bireke. Yego Nicolas, bitewe n'uburyo wamubonye, wenda birashoboka umuntu ashobora gusohokana amagayi, ariko inama ushobora kuba wamugira ni iyihe? Yego inama ntabwo njya kure ya mugenzi wanjye. Urabona turi mu Rwanda rugendera ku mategeko, rutajenjetse, ari nabyo bituma n'iterambere tugeraho
n'amahanga aritangarira burya bishingiye kutajenjeka ku mategeko. Rero nawe uko twamubonye ndatekereza ko hari byari bishingiye kuko ngira ngo kumubona kuriya ahari bishingiye kuko yari ari guhunga kamera z'abanyamakuru. amwe ari kunyura mu byatsi Kuko nabonaga yasubizaga ariko ameze nk'ukwepa acumbagira, ameze nk'uwanungunitse. Wenda bishobora kuba ari uburyo bwo guhunga abanyamakuru atari ubugayi bundi. Ibyo nabyo hari umuntu uvayo nyine avuga ati ibyo nshaka kubabwira ntabyo mvuze, reka nzarasire rimwe. Ariko ubundi nta kununguna. Kuramutse kurimo rero namugira inama yo kumubwira ngo aho uvuyeyo ntabwo imyanya yashize. integrity Nagerageze yisanga muri sosiyete. Ni umunyamakuru w'umuhanga buriya, umunyamakuru w'umuhanga cyane. Jean Paul ni umuntu abantu benshi bakundaga ibyegeranyo bye kabisa, n'inkuru ze turanabikumbuye, dukumbuye inkuru ze nziza zicukumbuye, ariko nadufashe aze nk'umuntu utarakariye abantu ngo bamubeshyeye ibyo atakoze. Ibyo bintu nakomeza kugendera muri icyo ngicyo n'ubundi yazaye atubihiye ntacyo byaba bitumariye, ntacyo yamariye sosiyete, kandi sosiyete iramukeneye. murakoze cyane Katashi. Murakoze cyane.